ese koko twemere yuko amanota bano banyeshuri bahabwa biga ari muri kamisi ariyo y'ukuri? Nasa twirengagiza yuko bano bakozi ndavuga abarimu cyangwa se n'abandi ba directeur mu mihigo baba bafise cyangwa se barahize harimo gutsindishije na kwijana. Nose ni gute nabanzi yuko nibaza muri system agasanga natsinzwe ntarashya mu manota adahuje n'ari ku rupapuro. Ubwo bivuze ngo Nesa yabumye kugenzura niba amanota ari kuri biroti, bagafata biroti y'umwana yacyuye ariko ubwo nyine yavuye muri kamisi already, cyangwa se igafata amanota muri kamisi ikaza ku kigo igafata au hasard, ifite abakozi benshi muri Nesa bakaza kureba niba ya manota ari ku rupapuro ari nayo ari kuri kamisi. Tuwonge twibukiranye twumenye yuko hari ibigo bimwe na bimwe bitigisha amasomo cyangwa badafite abarimu kandi bagahabwa amanota muri kamisi. Nesa ndabisabiye ikintu mu kireho neza ko kicireme ry'uburezi ku rwego hejuru cyane. Umwana wamwigisha isomo ariko umuhaye amanota muri biroti, icyo ni kimwe. Umwana ni wamuhaye amanota akwiye kuri ku rupapuro ariko muri kamisi umuhaye amanota adahuje. Itabibaza ya kwate education tuvuga ure yabipfira he? Ntago ari hejuru ni hari hasi. Nesa rero bagumye kugira ikintu ko najyanye none mbabwira icyo Nesa iri mitekereza ku kino kintu tunatanga inama inyuma gatoya. Yes, ndakwakira dukurikiranye, ndashimira umuntu wese aho yaba ari hose ku isi wakanze subscribe, uri agaciro cyane. Reka dutangire n'aya makuru. Uyu munsi tuvugana ntekereza yuko abakozi ndavuga abarimu bamwe na bamwe abanyeshuri batangiye kujya mu biruhuko, kuruhukira umwaka w'amashuri urangiye wa 2025 2026. Aba ari igihe kitoroshye cyane, ni igihe abakozi baba barakoze ibintu bikomeye cyane, ni igihe abana baba baramaze igihe kinini ku ishuri barimo bahatana kugira barebe ko ejo hazaza habo hazaba heza. Urumva nyine ni ibintu byiza, abantu benshi babiteguye kujya mu biruhuko kugira nyine bitegure gutangira undi mwaka w'amashuri ukurikiyeho. Ndetse na Nesa mu nshingano zabo itanga timetable cyangwa se itanga ingengabihe y'ukuntu amashuri azaba ari makora, bakavuga ati ishuri cyangwa se umwaka w'amashuri zatangiye igihe runaka, bongeye usozwe igihe runaka, bagashami yemwe bitatu n'igihe bitangira n'igihe birangirira. Ibigira nyine haba ari uburyo gutanga amasomo. Noneho wa wundi ukora scheme of work, ndavuga mwarimu agakora scheme of work agendeye ku ngengabihe Nesa yatanze kugira content yiwe izarangire. Murabizi neza nyine iyo abana bari ku ishuri ikintu kigaragaza yuko umwarimu yigisha neza ni exercice no homework agenda bahanda avuga nyine mikoro mu rugo akabakosora akafata waho abana banjye kandi ukatuvugana bashoko batangiye kuba babimenya, kuko niho nyine amenyera nimba isomo ryirimo ryumvikana. Uruba nyine ni evaluations za exercice na za interrogation cyangwa se za quizzes zitandukanye. Ariko Nesa yo ikagira kandi karavuga ngo si byiza yuko amanota mwarimu atanga hagije, reka dusabe rimwe na rimwe abarimo bajye bategurira abana babo ibizamini cyane cyane mu cya mbere bakore icya kabiri bategurwa n'akarere, icya gatatu Nesa twebwe ubwacu ariko dutegurira abana cyane cyane ko barangije program. Impamvu wenda bakora kino kintu mu gihe mu cya mbere no kubateganya yuko wenda ya content mwarimu yigishije agitangira ashobora kuba wenda atari hose cyane, bikaba byatuma wenda tagira kuri program iteganyijwe cyangwa se kuri chapitre cyangwa se units ziteganyijwe ku mu cya matara zigishije. Abateka tumusa wenda ari witegura abanyeshuri ariko akibuka gushira amanota hehe muri kamisi. Icyaka ati noneho wa mwarimu wari wasigaye inyuma mu cya mbere yiminjiye amagafu mu kwigisha abana nyine arigisha cyane. Reka dusabe urwego karere rushake abafite question box bategurire akarere kose muri rusange ku masomo agiye atandukanye bitewe n'ibyo biga. Ubwo ndavuga muri rusange yabo muri general wa muri TVET, noneho barebe mu by'ukuri nimba standard yaho bagombye kuba bageze ariyo bose bariho. Cyakatatu noneho Nesa yiraza akavuga ati twatanze curriculum, twatanze igenga bihe neza, reka tugerageze turebe ikijyanye no ko wenda barangije content bakavuga ati kare tubabaza turi abana bacu niba barabyumvishije. Aha rero nibwo hagenda hazamo amanyanga agiye atandukanye, ndaza wenda kugarukaho aho usanga abakozi bamwe mu kijyanye n'imihigo bahiga haba harimo ikintu cy'imitsindire, kandi koko nibyo pe, kubera yuko umukozi
kugira umwevaruwe neza, umwevaruwe muri outcome, muri results azakwereka mu gihe runaka. Rero imihigo cyangwa amanota y'imihigo bayahabwa, urumva nyine bahiga bagitangira umwaka bakazayahabwa, ndavuga amanota barangije umwaka, nubwo hamwe na hamwe bizwi neza yuko bahiga ku munsi wa nyuma, kubera ko nyine murabizi uko minisiteri igenda yapdating imihigo y'umwarimu cyangwa se umukozi wo mu Mindike, hari igihe batinda kwisohora ugasanga batanze update y'imihigo ya mwarimu mu gihe wenda cy'imburagihe, ariko ubundi teganywa yuko ubundi umuhigo vaho uhiga mbere, noneho bakazakubivura wa muhigo wawe nyuma, wenda bishinzwe ikanukana bazagakoreho. Twe twivugiye ku kijyanye n'amanota ahabwa abantu bantu. Aha rero muri presence cyangwa pedagogy cyangwa se muri outcome, muri results, uzabona biguha ya manota y'imihigo, bikakwereka nimba wa mwarimu yarakoze neza. Nese reka tekereza ati birashoboka ko amanota duhabona muri komeza abanyeshuri baratsinze 50% usuza hejuru ni benshi koko. Hari n'abandi batsinzwe wenda tuzahari media program cyangwa se gahunda nzamura busoye. Hari n'amafaranga menshi agenda atakaza muri kijyanye na gahunda nzamura bushobozi, tuzakigaruka kuko hari amafaranga ahabwa barimo bagiye ku kazi za transport n'abayobozi ko by'amashuri bari gukurikirana bino bintu. Byakomeje kuba byiza abana bashinze 100% nkuko nyine baba barabihize mu mihigo yabo. Bakavuga ati birashoboka kuba barimo none badashaka kugaragara nk'abatsindishijwe n'imihigo yabo, batanga amanota atandukanye nayo ku rupapuro umwana yabonye cyangwa se niyo bahaye umwana. Nubwo mwarimu ari ufite ubushobozi bushoboka kuko wayaha umwana amanota ku rupapuro, ariko buriya Nesa nayo ifite kundi izagenda ibyevareho. Nesa rero gatishyaho gahunda ko bango reka dushireho inspection yo kujya turebe niba amanota tubona kuri bulletin cyangwa se kuri reports card ari nayo hehe ku mapuro. Ariko Nesa itekeza kino kintu nekeza ko ntago biteje kuntururiye ni ibintu bivugwa hirya no hino mu mwaka ushize. Somuzi Mudose savuze ati ndatangaye kubona dogiteri yarafashije abanyeshuri kubona amanota nyamara isomo tararyize nta mwarimu twiye tubona. Cyaho tumva yuko nyine harimo ikibazo kijyanye na report cyangwa se bulletin abana batahana, ukabona umwana yagize 20 cyangwa 80 nyamara ushize amanota afite ari real cyangwa se yukuri yabonye kuri nani ku rupapuro ukayashyira kuri bulletin kamis yaba atandukanye tutori nuko wenda yaba yakoresheje yani kuri rupapuro. Bivuze ngo nyine arashaka kugira ave muri ya check y'umuhigo wiwe, cyane cyane ko dogiteri yanabimaza mu nyandiko impamvu itatsindisha kandi bikabikosa ry'akazi akavuga nzamura amanota akanese kumve neza. Nese rero nimba yarapanze inspection mu gihe cy'umwaka w'amashuri uri kurangira akavuga ngo tuzaza kubiko tuye gukora inspection y'amanota ashika muri kamisi nari kuri bulletin. Ahangaba baje ku inspectande directeur cyangwa se umuyobozi w'ishuri kuko niwe akanya baba barebana nawe bara directeur kuno mwana wamuhaye amanota 70 muri shimi wenda muri kamisi tukate 30 bihuriye hehe. Urumva hari ikintu kijyanye n'inyanga. Bivuga ngo Nesa yo iba yarebye ku ikavuga ati none ka tugende tujye kuri tere tujye kureba niba wa mwana amanota koko yahawe nayo ari muri kamisi. Hari n'ahandi usanga umwana yari mu amanota muri kamisi agahabwa amanota makeya nyamara yarabonye menshi ku rupapuro. So bitewe hangana mwarimu nyine kuna abanyene abanyeshuri ariko binaka kuri professional se biracyabahari niba bikora rwose twumva wazikubite agashi wisubire ko ntagaro umuco mwiza. Ndajya nibaze ngiye kana ukabazo ubundi ino inspection iyo kuvuga ngo baraza kureba bulletin muri kamisi wongeye ajya gusuzuma urupapuro rw'umwana ibigamije iki? Ibigamije imitsindire? Ese irafasha umwana kuba yatsinda noneho? Question mark. Wenda bazakemura ikibazo cyo guhimba amanota. Minetike musti yahariye ishiraho ari kibivugaho. Uno mwarimu se washizamo amanota navuga ngo ntagaraya nuza ari ayukuri muri kamisi. Bizarangira aho ngo bituze, ariko bizarangira buri mbonye abategiteri bamwe na bamwe bari kugenda birukanwa cyangwa se bahanwa bavuga ngo ni mu mwabikoze. Kandi nyamara kamisi directeur abaha access noneho abakozi muri rusange bakinjira amashira amanota yabo. Byagombye guhita biflegita kuri wa mwarimu bakaza kureba nimba yarabitegetswe n'umuyobozi none bikaza gukemuka mu buryo buri friendly way ariko mu buryo gufasha wa munyeshuri. Ubu bwose ibintu trebye abana bigishwa neza abarimu bigisha neza, ariko mu minsi mikeya Nesa itangiye bugenzuzi turaza kuba ndi makuru indi raporo ivuga yuko hari aho kuko basanze amanota muri kamisi atayeho kuri rupapuro. Wowe ubyumva ute udukwege kano kanya? Ese koko amanota mu habanyeshuri ku rupapuro ni yaba muri kamisi cyangwa muri rengera yemo gukora muri kamisi kugira bitazabakoraho? Ni iyihe nama wagira Nesa cyangwa se n'umwari muhimba amanota? Reka tuwe mu kindi kiganiro kandi wayi kujya muri commentaire utubwire uko byumva. Tukunda cyane ishene ni yanyu. Bye bye.